Twaganiriye rero nanone ukuntu Justine yatangiye bizinesi nyuma yo kubura umutware nk'ikintu cyari gikomeye ariko ntiyacika intege. Ntiyacika intege kuko nyine afite Imana imukomeza, aravuga ati reka nkomeze gukora kugira ngo n'umuryango ubeho, kuko ntago nyine umuntu aba agomba guheranwa n'agahinda. Amahoro y'Imana n'imigisha nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi Arabohora TV ibagezaho ijambo ry'Imana, ubuhamya, indirimbo n'ibindi byose bishobora gukomeza ubugingo. Twasuye rero umuvandimwe Justine aho akorera ku kazi, acuruza amarangi, imashini ivanga amarangi, ariko nawe basuhuze bumve n'ijwi ryawe, abadukurikiye bazaze no kugurira hano kwa Rwahama muri iyi shop, unababwire uko yitwa. Murakoze cyane, ndabashuhuje. Yego. Nitwa Musabyezu Justine, nkabacuruza amarangi hano kwa Rwahama. Yego. Hateganye n'ahahoze umurenge wa Remera kera. Imana iguha umugisha. Ahangaha rero niho Justine acuruza amarangi, twaje kumusura kandi turifuza kuganira nawe. None se ibi bintu by'amarangi wabishemo gute, ubona bigenda? Yego, ibintu by'amarangi biragenda cyane ko ubwubatsi budahagarara, abantu barubaka, bazubaka, baracyubaka. Yego. Ibi bintu rwose uko umuntu ahareba arabona ari heza, habereye umukozi w'Imana Justine, kandi Imana izanahagura kuruta uko hameze. Ese Justine ni muntu ki? Justine ni umubyeyi w'abana batatu, akaba atuye i Kanombe, akaba ari umukristo. Imana iguha umugisha. Rero bakunzi badukurikiye, n'aha hose hari amamashini ngaya avanga amarangi, ushobora no kuza ukanabyiga, ukaza uje no kugura ariko ukanabyiga nawe ugatwara n'ubumenyi. Rwose ni bizinesi mbona yuko ari nziza, by'umwihariko nanjye iyi bizinesi ndayikunda. Rwose ni karibu uzaze dukorana wowe. Ego, nzaza rwose, n'abandi kandi mudukurikiye muzaze muhahire hano. Ni byiza cyane cyane abo mu nzu y'Imana, kuko Justine ni umukozi w'Imana, ni umuririmbyi, afite impano z'Imana. By'umwihariko she is my best friend. Wow. I love you so much. God bless you. Murakoze cyane. Reka rero dusenge, dushimira Imana ko tukugezeho amahoro. Nubwo urugendo rutari rworoshye ariko twakubonye. Tembere aho bavangira amarangi. Mu by'ukuri Justine, izi mashini zikora gute, zivanga gute? Gaho tubwire n'ukuri. Yego, murakoze cyane. Iyi mashini mureba ahangaha ubwayo isetinze mu buryo iyo ushyizemo umubare runaka uvuye kuri kataloge, dukoresha amakataloge. Kuko ngo iyo kataloge haba hari ku ibara, iryo bara riba rifite nimero cyangwa se twabyita kode. Uraza rero ukandikamo hano, hanyuma yo nukuvuga ngo aha uhatereka indobo yawe y'umweru. Yego. Ukizamura cyangwa ukakimanura bitewe n'ingano y'indobo. Hari indobo nini cyangwa akadobo gato, ugaterekamo, noneho ugasetingamo ya kode yawe wavanye kuri kataloge. Mo hano inyuma harimo ibyo twita kararanti. Kararanti rero aba ari amabara atandukanye. Iyo umaze gushyiramo ya kode, imashini yo ihita imenya iryo bara iryo ari ryo, noneho ikamanura imiti cyangwa se za kararanti zikaza muri ya ndobo washyizemo aho. Iyo imaze kuzishyiramo rero uraza ukajya muri iyi mashini ya kabiri. Ya kabiri nayo ni ukuvuga ngo uterekamo ya ndobo yawe hano, yo iracugusa ikabivanga. Noneho kwa gucugusa kwayo, kwa kuvanga kwayo, hagasohokamo ryaba umukiriya yaje ashaka. Ubuse ibi bintu kubifata ntibitwara igihe? Ibintu byose bisaba, iyo wabishyizeho umwe turabimenya, kandi biterwa n'uko umuntu afata, ariko ntabwo bitwara igihe. Ni ibintu byoroshye cyane, bitwara iminsi mike cyane. Mubona se nk'amarangi abantu bakunda gutwara ari nka yahe? Biterwa n'abakiriya, ntabwo wavuga ngo
yego aha nayo niyo kuvuga ngo umuntu uraza ukashyira hano kugira ngo umwereke niba koko iryo ashaka ryahuye. Amarangi rero biterwa n'inganda, abagabo, umupapa, umumama. N'ufite intege nke ukuze yagerageza. Ntabwo bisaba imbaraga. Ntabwo bisaba imbaraga, ntabwo ari ibintu uterura. Ibi bintu rero abadukurikiye murabona ko ari byiza kandi umurimo wose ni umurimo. Muri iki gihe nyine abantu bumva bataka ubushomeri, ariko nk'umuntu aje hano kwa Rwahama, hano kwa Justine, akaza muri iyi kenkayeri yitwa Jeje and Sons. Yitwa Jeje and Sons. Jeje and Sons. Iri hano kwa Rwahama imbere y'ahoze umurenge. Uje wakwiga nanjye kandi ndumva shaka kubimenya, nanjye mbaye umwigishwa wawe. Imana iguhe umugisha. Yego, ndumva rero twarangiza tuvuga ngo mukomeze kugira ibihe byiza, kandi abakasitoma mwese ni karibu, ni ikaze. Tubakirana ubwuzu, tubakira neza na yombi. Yego, tukabakorera ibyo bifuza. Biragaragara rwose ko mubaha karibu nziza. Nta customer care irahari rwose, nanjye irahari rwose, kandi bagatwara ibintu byujuje ubuziranenge. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Murakoze namwe, turabashimiye. Umugisha wo gusura umubyeyi hano wuzuye ubuntu bw'Imana, Justine, twagira ngo usuhuze abantu nabibwire. Murakoze cyane. Nitwa Musabyezu Justine, nkaba ndi umubyeyi w'abana 3 n'umuryango munini mu rugo. Nkaba ndi umukristo. Urakoze cyane. Nanjye nitwa Betty Nyiramukiza, nanjye ndi umubyeyi. Yesu yangiriye ubuntu, ndamwizera, ndamwiringira kandi ambereye byose. Justine rero uri umukristo, uri n'umuririmbyi. Yego. Uri muririmbyi muri korali Amahoro ADEPR Remera. Kandi nabyo ni ishimwe rwose gukorera Imana, kuko niryo sumbwe riruta ayandi, ni nacyo Imana yaturemeye. Imana iguhe umugisha. Amen. Rero twagira ngo tuganire ku bintu uherutse guhura nabyo bikomeye. Kuri birakomeye, kubura umutware, ukuntu Imana yaguhaye imbaraga, noneho uranatangira urakora, twagusuye turareba ukuntu watangiye, ukuntu wiyubatse, ukuntu mbese washoboye no guhita wiyakira vuba, uranavuga uti reka njye no gukora. Cyane ko abamama benshi bajya bitinya, akavuga ati subu ndahera he, nk'umuntu uba umaze igihe ari mu rugo, umutwara ari we ushakisha. Mu by'ukuri ni imbaraga ki, cyangwa wakuyeho igishoro mbese? Yego, urakoze cyane. Ikintu cya mbere wenda navuga, mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye, ariko birashoboka. Nanone umuntu agomba kumenya ni muntu ki, ukabaho wowe nkawe. Ese ndashaka kugerahe? Ese ko ndaha kugira ngo mpave ngere hariya? Ni ukuvuga ngo umuntu aba afite intego mu buzima. Rero umuntu agomba kubanza kumenya intego ze, ukamenya ati nubwo bigenze gutya nkomeze nicare nzabaho, ugasetinga goals zawe, ukamenya aho ushaka kuva n'aho ushaka kugera. Ikindi wowe ukaba wowe. Ukaba wowe, ntushake kuba undi muntu wundi. Rimwe na rimwe tuba mu buzima bwo kuvunika, ugasanga umuntu ashaka kuba undi. Ariko niwemera wowe uri we, ukwakira uko Imana yakuremye, uko uteye, uko usa, uko ureshya, bizagushoboza kuva mu bwigunge bwo kuvuga ngo mama se jyewe nashobora gukora ibi, ese jyewe nabigeraho. Ariko impamvu bivuga nuko uri kwigereranya n'abandi. Urarebera umuntu hariya mu ishusho ye ukavuga ngo aha uriya se ko afite ibi, ko afite ibi. Ariko umunsi wamaze kumenya ngo jyewe ndashoboye, ndashaka gutinyuka, uzagira ahantu hakomeye. Hari ikiganiro umunyamakuru wa RBA afite, yitwa Verine, aba ngo tinyuka urashoboye. Ni ikiganiro abashishikariza abari n'abategarugori kwitinyuka, gukora. Ni ukuri turashoboye. Urebye n'imbaraga abagore bagira, mbona zirenze, ni umurengera. Ni umurengera, wenda ntabwo tuzisobanukirwa, ariko turashoboye. Rero iyo umuntu amaze kumva ko ashoboye, akumva ko hari icyo yageraho, akiyakira ubwe nkawe, ntiyigereranye n'abandi, akora ibintu byinshi kandi by'ubutwari. Rero nibyo, ntabwo
kuba narahise mpaguruka rimwe na rimwe hari abo bitangaza kumva ati byagenze bite, ariko nanone iyo utekereje ukavuga uti se ko nta wundi mfite inyuma, nta yandi maboko mfite inyuma, ndabahone, bigusunikira kuba wahaguruka ugakora. Warumbajije uti wenda igishoro wagikuye he? Nibyo koko igishoro kiri muri bimwe bishobora gufasha umuntu, ariko kandi hari wowe kubanza kumenya icyo ushaka no kuba ufite ibitekerezo, kuvuga uti ndashaka iki. Ikindi ni ukuba uri muzima, icyo numva aricyo nashyira ku mwanya wa mbere, kuba uri muzima, kuba ubuzima bwawe ari buzima ni igishoro gikuru cyane, ni igishoro gikomeye cyane. Ikindi biba bisigaye gutekereza, se muri dukeya mfite igishoro, nari mfite dukeya, nari mfite aho mpera, ntabwo navuga ngo wenda ngo nahere ku giceri cy'ijana, hari dukeya nari mfite. Utwo dukeya rero nitwo nashoye, nitwo nashyize mu bucuruzi, nk'uko wenda mwabibonye ntabwo ari byinshi, ariko kandi birangaburira n'abana banjye n'umuryango mfite, biri kubasha kumbeshaho, nkishyura iyo nzu nkodesha, iyo bucuruzi. Mbese ni dukeya ariko kandi ubusa buruta ubusa. No kuba warahise wumva wafatiraho nabyo ni igitangaza, Imana yarabigushoboje ugatinyuka nyine, kuko abantu benshi Justine bakunda kunanirwa, akavuga ati se ndahera kuri utu tuntu se nahera, mbese akabona atabona itangiriro. Nibyo, hari igihe itangiriro riba ridahari, ariko nanone itangiriro ni wowe urigena bitewe n'ibyo ufite. Dukeya ufite nibyo nakubwiraga, iyo umuntu amaze kwisobanukirwa akavuga ati jyewe ndi runaka ndashaka gukora ibintu bimeze gutya, na mituyu ushobora kuyicuruza cyane, n'imboga wazicuruza, n'inyanya wazicuruza. Imana ahantu izaguhera umugisha ntumenya ngo nihe. Imana ishobora kuguha umugisha mu tuntu dutoya tw'ubusabusa, kandi ugakora ugatera imbere, ugatunga urugo rwawe. Mujya mubibona abamama benshi baba bacuruza ku muhanda, aba afite umuryango munini, akakubwira uburyo yishyurira abana amashuri, akakubwira uburyo akodesha muri Kigali, akakubwira uburyo ukibaza se birashoboka, abikurahe. Ariko mu by'ukuri birashoboka, igitanga umugisha. Bibiliya tubwira ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Rero icyo idusaba ni ugukora, ni uguhaguruka ugakora icyo wumva ushoboye gukora, byose birashoboka. Urugendo rero burarutangiye. Ndarutangiye, natangiye gucuruza. Nibyo, ntabwo ari ibintu byari byoroshye, ntabwo ari igihe kinini. Natangiye mu kwa munani, natangiye 2021. Nari umumama ubundi wibera mu rugo urera abana, ko twifuzaga ko byibuze abana bakwigira hejuru, nkajya mu bindi, nkaba nashaka akazi cyangwa se nkaba nakwikorera, ariko byibuze abana bamaze kwigira hejuru, cyane ko nari mfite n'uruhinja, ubu ngubu bafite umwaka. Ntabwo byari ibintu binyoroheye, ntabwo byari ibintu byoroshye kuba nari maze imyaka 10 mu rugo ntakora, ntazi ubuzima bwo hanze. Nyuma y'ukwezi kumwe umutware atabarutse nkahaguruka. Ni ibintu bitangaje, ni ibintu bitoroshye, ariko kandi narabishoboye. Nabwira n'abadukurikiye ko rwose mama birashoboka, umukobwa birashoboka, ibyo ucamo byose bikomeye, ariko tinyuka, urashoboye. Ahangaha ikindi navuga kimfasha ni ukwiyubaha. Ndakwiyubaha, ntabwo nifuza umuntu wanshishamo ijisho. Ibi ni ukuva na kera nakuze numva nakwigira, nakuze numva nta muntu ntegerejeho ubufasha, ntegerejeho ubushobozi, si uko wamfasha nabyanga, ahubwo ntabwo ari we amaso yanjye arangamiye, nanjye hari icyo nakora kugira ngo mbashe kwiyubaka. Rero ibi nabyo byaramfashije cyane kumva ko ashaka
sinifuza uwacishamo ijisho wavuga ati yo biramunaniye aricaye tumugirire impuhwe bandirireho bavuge batiye babaye uya kubera iki ntabwo ndi masikini Imana yampaye ubuzima yampaye amaboko yampaye ibitekerezo ibyo byose mu by'ukuri ubundi nemera ko Imana iba yaradushyizemo ibintu byose Imana yaduhaye ubutunzi bwose ahubwo ni ukumenya ngo ubwo butunzi Imana yampaye ndabukoresha gute rimwe na rimwe ugasanga umuntu arisuzugura njyewe ndi mugufi nta kintu nashobora ubwo bugufi bwawe Imana ishobora kububyaza umusaruro ushobora kububyaza umusaruro ubwo burebure bwawe taye yawe ukureshya ukungana ukusa hari ubutunzi Imana yagushyizemo ubwo butunzi rero ni ukubutahura tukamenya ngo mu by'Imana package Imana yampaye nyikoreshe nicyo kintu rero kigoranye wenda kugitahura ariko ntawe utashobora gukora ntawe utashobora kwigira kandi ibi byose nkabikora numva mparanira guhesheshamo umuryango wanjye no kubahisha umutware wanjye aho ari yaba ndeba yaba atandeba akaba proud of me akumva ko byibuze umugore yasize inyuma atamusuzuguje atabaye ikigoryi atabaye umugore w'umupfu uri aho gusa ngo ategereje umuntu wese kumugirira favor kandi mu by'ukuri nawe ashoboye rero mba mparanira kugira ngo mpeshe ishema umuryango wanjye mpeshe ishema urugo rwanjye mpeshe ishema umutware wanjye aho ari ni ukuri ibyo uvuga ni ukuri kandi abadukurikiye rero murabyumva umumama yaratinyutse ariyakira arakora aratangira Imana igenda ishyiramo n'umugisha kandi izanakomeza kuwushyiramo Justine rero jewe iyo ngiye kukubaza ibibazo biba ari byinshi mu buhamya wigeze kuduha watubwiye ukuntu wize elegitoronike nyuma wiga ekonomi ibyo bintu mu by'ukuri ntibihura ariko ukuntu nyine Imana yabitumye bihura ahari yarizi yuko uzinjira no muri iyi bizinesi nabyo bigahura uzi ko mu muntu habamo ibintu byinshi mu by'ukuri nabikubwiye muri secondaire ni electronique nshoje sinabona ubushobozi bukomeza kwiga electronique icyo gihe yari ihenze ndumva muri Kist ariho yari iri niba nibeshye rero sinabona ubushobozi butuma nkomeza electronique mpinira hafi nigira muri ekonomi cyane ko nayo ekonomi burya nayo birimo imibare kandi imibare narayumvaga mu by'ukuri urumva electronique yo iba ari imibare cyane byibuze ndagenekereza njya no mu bindi birimo imibare ibintu byo kubroka byarangoraga mbese ibintu by'urugambo niko twabyitaga ngo n'urugambo yego rero mpinira hafi njya muri ekonomi nubwo naho yego bitari cyane nka electronique ariko harimo birimo urakoze cyane hanyuma rero tunagarutse rega hari naho bihurira kuko ibintu byose hari ukuntu bihura bigakunda mu by'ukuri njyewe ndumva uzananyigisha kuko abamama benshi bakeneye ekonomi burya hari ukuntu abantu hari ukuntu umuntu ashobora gukoresha ibintu bikeya kandi ni ukuri bikaba byabyara ibintu byinshi mbese njye numva uzafasha abantu hano kuri Arabohora ibintu byinshi n'ibintu nari nkuzi nk'umuntu wigisha n'abamama burya abamama mbese bakwiriye nyine gutinyuka bagakora kandi bakabera n'umugisha urugo iki wenda tuzakigaruka ariko wabwira abamama mu by'ukuri ubu turi kwigisha abamama kuba batinyuka bakiyakira bagakora wenda harimo n'abo bapfakazi baheranywe n'ibyo bibazo ariko no mu buzima busanzwe usanga hari igihe abamama bamwe mu by'ukuri uba ubona ibintu byabacanze ukabona bananiwe gushyira ibintu ku murongo tukuzi nk'umumama uri organized mu bintu byose ibi nabyo burya wabifashisha abantu nihereyeho nk'ubu nk'ibintu wanyigishije ndacyabyibuka byaramfashije ndashaka ko wongera gufasha n'abandi wenda ahangaha nanone yego nibyo abamama navuze ngo dufite imbaraga nuko tutazisobanukiwe ariko dufite imbaraga z'umurengera rero iyo umuntu abashije kwisubiramo akareba imbaraga mu by'ukuri wenda uretse ubu ngubu iterambere ryaje ariko mbere wabonaga ukuntu umumama akora ibintu byose byinshi icyarimwe
ukabona ni umudetaya Yego. ajya mu tuntu twose niba umenya ngo abana barwaye, abana bariye, abana baryamye, abana bakoze homework, abana bagiye ku ishuri, umukozi akeneye ibi, mu rugo hakeneye ibi, belle famille zombi, mbese utuntu twinshi cyane none ugasanga ibyo bintu ni byinshi ugasanga umumama arabasha gukarabya umwana, aranatetse, arava kugaragura hariya, arimo mbese ugasanga ni utuntu twinshi icyarimwe. Ibyo rero rimwe na rimwe hari igihe umumama kubera ko yumva nyine ntashoboye, nta bintu yashobora, ugasanga nanone abaye umunebwe. Mbese ubu ndashaka kubwira umumama ko akwiriye kuva mu bunebwe. Akwiriye kuva mu bunebwe, duhere mu rugo rwe. Mu rugo rwe afite ububasha bwo gukontorora ibintu byose. Ni ukuvuga ngo muri buri detaye arashoboye. Rero nahaguruke duhere ku bana, amenye ngo abana ese babafasha bate bakiri no mu rugo, komeza aho naho kuko hari abamama baba batabizi kandi ibyo bintu cyane. Ni ukuvuga ngo umwana ubundi umunsi umugore n'umugabo babonana, uwo munsi nyine intangangabo n'intangangore bigaforoma, bigahura, bigakora igi, niho umumama umubyeyi agakombye kwita kuri uwo mwana, ukamukunda, ukamwishimira, nawe ubwawe ukanezererwa, ukiyitaho, ukarya indyo yuzuye, ukaruhuka, ugakora izo siporo, ukarya ibiryo bijyanye nyine. Rimwe na rimwe tuvuze ibiryo abantu bumva ko ari ibintu bihambaye, ariko dodo wiguriye utudodo twawe wadutogosa, ushobora kuvuga uti wenda nta mavuta mfite, ushobora kudutogosa teka neza cyane, ukirira izo dodo, ukirira ibitera imbaraga, ibiryo byinshi bya kinyarwanda birahari bitagombereye wenda ibintu by'amavuta n'ibindi. Ubwo uba uri kwita kuri wa mwana wawe, ukamukunda, ukamwaturaho amagambo meza, yaba ari umumama, yaba ari na papa we, papa agafasha umumama gukunda umwana. Umwana akiri mu nda arumva, yego umwana arumva kugeza igihe amezi 9 agereye, kugeza igihe avukiye, umubyeyi ukamenya guha umwana uburere. Yumva kumeza ngahe? Yewe gaye, aguciye mu ijambo. Nigeze kubaza umuganga arambwira kumva banza ari ku mezi 2, 3, sinibuka neza ariko ndumva ari icyo gihe. Ni ukuvuga ngo ugenda umuganiriza agenda yumva. Aho ntabwo ndi kuko ntabwo ndi umuganga, sinibuka neza amezi umwana atari, ariko ni mato cyane. Rero umwana ukagenda umutoza uburere, ukamutoza ikinyabupfura. Umwana akiri mutoya kumutoza kwihagarika, ukava ku bibero ukamushyira hasi, ukamushyira ku maguru, ukamenya gukora pipi. Abafite po ukamutoza po, kurya, kwigaburira, kwinywesha. Ibyo byose ni ibintu bikubiye mu burere umubyeyi w'umumama akwiriye guha umwana we. Uko agenda akura umwigisha gusuhuzanya, umwigisha gushimira. Nta nubwo ubwira umwana ngo bavuga gutya, wowe urabimukorera. Ngo niba uhaye umwana ikintu uramubwira ngo urakoze, iyo urakoze umubwiye ejo azayigusubiza. Yego nibyo. Niba ushuhuje umwana ukamubwira ati waramutse, ejo nawe azakubwira waramutse. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byoroshye. Rimwe na rimwe ababyeyi bakubitira abana, kuki utazi gusuhuza, kuki utazi kuvuga ngo urakoze. Ni wowe utarabimwigishije, bimubwire. Umwana umuneke umubwira ngo urakoze ari wowe umuhaye, ejo nawe azaza kuzanira kubwire ngo urakoze, abyige gutyo. Uburere, kubaha abashyitsi, kubaha abamuruta, kubaha abari mu rugo, cyane cyane kubaha aba batantine badufasha imirimo. Rimwe na rimwe ababyeyi aho baratsindwa, ugasanga umukozi wo mu rugo uramufata nk'umuntu mudafite aho muhuriye, kandi mu gitondo urazinduka umusigira umwana wawe ujya ku kazi. Ariko umwana ugasanga rimwe na rimwe abana baratuka abakozi bo mu rugo, baraburira, barabakubita, ubireba n'amaso yawe, ukabona umwana amukubise urushyi, ukabona niba arimo arakoropa, umwana araje abyinagiye hahandi ari gukoropa, ubireba mama ugaceceka. Ndakugaye rwose niba byarakubayeho. Ibyo ntabwo ari umuco, ibyo ntabwo ari uburere. Umukozi wo mu rugo afite agaciro cyane, afite agaciro gakomeye kuko umusigira ubuzima bwawe n'ubw'umwana wawe. Rero dutoza abana kubaha abakozi bo mu rugo. Ese kumwita tantine bitwaye iki?
ni tantine we niwe muntu birirwana Cyane. wenda ibyo niba utabikunda ariko namwubahe mu bundi buryo amwubahira akazi akora amwubahire ko ari umuntu umufasha rero n'ahandi no mu buzima bwa buri munsi kujya ku meza kwicara barya gute ese ugasanga hari nk'abana burira ku meza bakicaraho bagahagarara bakanabyiniraho papa mama bareba kandi hari ibiryo murimo murarya ukabona ntacyo bikubwiye ibyo biramukurikirana ariko iyo umubwiye uti ni bibi yego bicara ku meza gutya bifata gutya ntabwo bavugana ibiryo mu kanwa ntabwo umwana arabitora kabisa. ibi rero ubu burere buherekeza umwana bukazamugezaho wowe utagera yego niyo waba utakiriho niyo waba uriho ari ahandi hantu kure ubu burere wamuhaye buramuherekeza bukamugezayo yego ibyo bintu rero ndabikunda tuzabigarukaho Yego. ku nyigisho z'abana cyane Yego. ko ufite na cano ibivugaho cyane Yego. se yitwa ngo iki cano yanjye yitwa ni amazina yanjye ni Justine Musabyeyezu ugiyeho kuri YouTube wayibona harimo ibiganiro bitandukanye bigenda bivuga ku bana nkunda abana cyane kandi ukabona abana barasigaye ntawe uri kubitaho kandi noneho tukareba ingo ziri gusenyuka tukazirebera hari ariko byarapfiriye hasi yego twakagombye rero guhera hasi tukazamura fondasiyo yego umwana agakura ubwo burere uwo muco uko kubaha ndetse cyane cyane bo mu nzu y'Imana tugatoza abana kuza mu nzu y'Imana tugatoza abana umuco wo gusenga wo kubaha Imana kuko nabyo birabaherekeza kandi gira inama noneho nka sosiyete yizera y'abizera kuko dufite igihugu kirimo abizera benshi ariko hari ibintu by'ingenzi koko abantu bibagirwa ugasanga nko mu rugo rw'abantu bizera cyangwa b'abakristo singiye mu by'amadini ngo mvuge ngo runaka gusa bubaha Imana ugasanga ntibatoza abana babo gusenga ugasanga ntibicara ngo basengere hamwe nk'umuryango bityo bigatuma n'abana bibafekitinga ntibakunde y'Imana ugasanga mbese gira inama aba bantu famiye yizera ifite abana yitwara iti iki ni uburiganya bwa Satani bukomeye usanga twebwe ababyeyi turazinduka yaba ari usenga ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu araharanira kujya mu materaniro agasiga abana inyuma noneho umwana yakura yagera muri ya myaka yo hejuru muri adolescence umwana yatangiye kwitwara nabi ugakubita ngo umwana yananiye ntabwo wigeze umwereka inzira Bibiliya tubwira ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azaruha asaza akirimo mu rugo hakagombye kubaho umuco wo gusenga tugasengera hamwe abana bakabimenya abana ukabaha inshingano yewe wenda nkanjye umutware wanjye yari yaramfashije icyo kintu turagitangiza kimaze igihe aho buri muntu wese aba afite umunsi we wo gusengera guhera ku bana akaba azi ngo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ni runaka ariko dufite umwana ubikunda afite imyaka 4 niwe muyobozi w'icyumba niwe utangiza amateraniro umuntu waba uri busengeshe yaba ari busengeshe niwe utangira gahunda azi ngo habanza indirimbo ijambo ry'Imana agasengera noneho nugiye akakira yego ibi bituma aba responsable noneho mukuru we kuko wazi gusoma azi byose azi umunsi we ko agomba kwigisha afata Bibiliya agategura mu bwana bwe akababwira ijambo ariko byibuze icyo kintu ukaba wagikoze ukamwereka ko nawe ashoboye kwigisha mbese ukamuha urubuga ukamubwira uti wowe utegura uko ushaka wigisha aho ushaka uririmba uko ushaka mbese ubikora uko ubyumva ariko byibuze icyo kintu kibi gusengana rero ni byiza cyane aha wenda hari icyanditswe Abisirayeli ngo bashaka kuva muri Egiputa Imana iri kubwira Farawo Mose ari kubwira Farawo ngo abari kure bagenda ikintu cya mbere uburiganya bwa mbere Farawo yaramubwiye ngo arabareka bagenda ariko ngo be kujya kure mbese ajya babona igihe abashakiye ubundi buriganya bwa kabiri arabwira ngo noneho ni mugende ariko abana banyu bato baguma aha rero ni uburiganya bukomeye bwa Satani aratureka tukajya gusenga tukajya mu biterane tukajya mu bitaramo ariko abana batoya twabasize Satani akabatakiriye ntumuzane mu materaniro ntumuzane muri Sunday school ese ukibaza wowe aho ugeze
uramutse uhaye abana bawe umurage wo kuba mu nzu y'Imana cyaba ari igihombo? ntabwo cyaba ari ko twebwe ababyeyi tuvuga ngo twabonye kugira neza kw'Imana mu nzu y'Imana, none uyu munsi wa none abana bawe kuki utari kubazana mu nzu ngo y'Imana nabo bazayibone nabo bazabona ineza yabo? Twakuriye mu Sunday school cyane tukabikunda, tugasenga, twiga gusenga, twiga kwiyiriza, twiga kuririmba ibintu nk'ibyo. None umwana wawe uyu munsi wowe wakuriye muri Sunday school uramusiga inyuma. ikibazo Ubwo n'uburiganya bw'uri Satani yari yagize gute hariya mu kuva batubwira. Arangije arongera aravuga ngo noneho ndabemereye mugende n'abana banyu bato mubajyane, ariko ubutunzi imikumbi yanyu muyisige sha. Ugasanga nanone aha ndagaruka ku kintu cyo gutura. Ugasanga ababyeyi bagize n'uwo mutima wo kuzana abana mu rusengero barabaha gutura uduceri. Icyo ndakigaye. Uduceri twa 20 10 mbese ngo uwo mwana uri guhubwo uri kwigisha gutura ibiceri. Ejo umunsi washaje azaguha ibiceri cyane, naho azatura ibiceri nyine. Rero birasaba ngo umwana mutoze n'ubutunzi bwawe Satani yo kubusigarana, kuko iyo utabwa investiza aho ngaho, iyo udakoze iyo investisomaho cyangwa se udatoje umwana gutura bwa butunzi bwa hari ibindi buzajyamo, Farawo yarabusigaranye. Rero babyeyi dutoza abana kuza mu nzu y'Imana, tubahe n'amaturo ashyitse. Wowe kuki udatura igiceri cya 20, kuki udatura igiceri cy'100? Nushaka ntuture umuhe 5 uti akubiyemo ayo nari gutura, umuhe 1000 ariko we kumuha uduceri, umuhe 500 ariko we kumuha uduceri. Nawe abyige amenyere gutanga mu nzu y'Imana kuko bihesha umugisha. Murakoze cyane, ndumva ari ibyo navuga ku bijyanye n'abizera no kubana. Yego, tukabatoza nyine n'umuco wo gutanga no kugira impuhwe, kugira imbabazi, gusenga, yego ibintu nk'ibyo. Kuri iki kintu urampumuye, Imana iguha umugisha. Reka noneho dusoze, bari badukurikiye iki kiganiro muzigiramo byinshi, kandi muzanasure channel ya Justine. Ivuga cyane guhera ku mwana akiri mu nda, bakimusama uko avuka, kuntu umwana akeneye urukundo, kandi no mu buzima busanzwe n'abantu bose bakenera urukundo. Muzayisore rero, kandi Imana ibaha umugisha. Reka adusengere dusoze dusenga. Hana turagushimiye mu izina rya Yesu. Ni wowe utanga ubuzima, ni wowe utanga kubaho, ni wowe utanga amahoro, ni wowe utanga ibyishimo, ni wowe utanga umunezero. Ndagushimiye Mana kubw'ibyo byose. Ngushimiye umuntu wese uzakurikirana iyi channel, iki kiganiro, n'ukuri uzavugane n'umutima we, kandi icyo uzamwereka cyo gukosora, cyo kwihana, n'ukuri azagikosore, yaba ari muri ubu buryo bwo gukora, guhaguruka, gutinyuka, ubuzuza imbaraga n'ibyiringiro no gushira amanga no gukomera ku munsi mubi, no kutikorera amaboko no kutumva ko byacitse, ahubwo babereye byose. Rero Mana, no kuburere bw'abana turakwishingikirijeho, turakwinjiza kugira ngo utwereke inzira zo kuba twarera abana bacu. Tugushimiye rero ku bwa byose. Abayobozi b'icano nabo baha umugisha, amavuta yawe abeho, bungura ubwenge, bungura ubumenyi, igikundiro n'igitinyiro cyawe bibabeho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.